twakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri iganirire. Muribuka ko ubushize twari twabonye Cedric na Alice bari imbere ya Papa Alice barimo kuganira. Papa Alice amaze gusaba imbabazi Cedric. Rero Cedric umugore we Alice yifuje yuko basangiza papa we urugendo rw'ubuzima bwabo cyangwa urukundo rwabo, kugira ngo yumve ibintu byose baciyemo. Rero Cedric yafashe umwanya avuga uburyo bwa mbere yabonye Alice, uburyo yamukurikiye iwabo akamenya ahantu ataha akabona ari mu bakire, uburyo yiyatse ubushobozi akiyaka ubushobozi yari afite akigira umukozi wo mu rugo kugira ngo abashe kuba yagera kuri Alice. Ibyo byose yari inkuru ishimishije, kuko nawe yavuze ati iyi nkuru ushobora kuyumva ukagira ngo ni za filime, ariko iyi nkuru niko byagenze. Papa wabo rero yishimira urukundo rwabo, arumva inkuru kuko yumva iranejeje. Arangije asaba Cedric yuko azamufatira umukobwa neza kandi bakabana akaramata. Kandi arangije ahita ababwira ati bana banjye muze mbaho umugisha. Arangije abaha umugisha, arababwira ati muzabyare hungu na kobwa. Nabo ati turabwakiriye kuko n'ubukwe bwacu buri hafi, burimo kugenda. Rero ubu ngubu ku ruhande rw'ababyeyi twabirangije, ikibazo gisigaye ni icy'uko iminsi itarimo kwihuta. Ikindi mwibuke yuko na Shafi ari hano hanze. Ese araza kudukundira ubukwe bwa Alice na Cedric tuze kubutaha? Twaje kubona rero tubona nanone Gihozo wifitiye ikibazo y'uko umukunzi we afunze. Yise ajya kureba Lucky, aramubwira ati kari mwebwe mwambwiye ko ari mwe mwambwiye ngo njye kubwira sheri wanjye abe yakitanga kundeba mutarimo kumufungura, kandi mwaramwijeje yuko muzahita mufungura. Rero witwa Lucky yamubwiye ati humura, nta kibazo na kimwe gihari kandi wumva utekanye, kuko igisigaye ni uko Alice na Cedric bagenda bakemeza, ubundi Shalom agafungurwa. Kandi ikindi turagushimira ko rwose mu rubyiruko urimo kwitwara neza mu gutangira amakuru ku gihe. Ati rero humura, rero Shalom wawe araza gufungura. Ako kanya twahise tubona uwitwa Pucuri ari muri biro. Nibwo Shafi yahise yinjira, arangije aramubwira ati hari ibintu wanyatse, hari ibintu wambwiye. Mwebwe ko ubushize bari bahuye witwa Pucuri amwaka 600,000. Rero ndamubwira ati narabizirikanye ibyo bintu, kandi turibuka ko ubwe Pucuri akimara kugenda yaravuze ati aka gakobwa karimo gushaka kundya amafaranga yanjye karanzi, arinzaho amagambo. Rero arangije aramubwira ati nabitekerejeho rwose, nagombaye kubizirikana mbigira ibyanjye. Ati rero ya mafaranga ndakuzanye yandi arayamuha, ati kandi narengejeho n'ibihumbi 400. Iyo yose ni miliyoni. Wanyetse 600,000, ndengejeho ibindi 400,000. Iyo ni miliyoni. Umukobwa hano kwa gukunda amafaranga yahise asara cyane, aravuga ati niwe muntu nari negereje. Ese uno mukobwa ukundana na Dani, aho ubwo urukundo afite ni urwanyagwo, ko mbona urukundo afite ahubwo yikundira amafaranga cyane. Kugeza aho ngaho witwa Shafi yamubwiye ati rero akazi nkora ndi maneko. Undi arikanga ati ndi maneko, ariko ndagira ngo nkore akazi. Ati abantu bankoresha baguhisemo ngo ube twakorana, kandi uzajya ubona amafaranga. Undi aramubwira ati ese mbe nakora iki? Ati ndagira ngo ujye umpa amakuru ya hano, kuko biragaragara yuko biravugwa yuko umubosi wawe ashobora kuba hari ibindi bintu akora rwihishwa, cyangwa hari ibindi bintu akora bitemewe n'amategeko. Mwibuka ko Shafi hano ikintu ashaka ni kimwe, ni ugutwara kampani ya Cedric cyangwa kuyishyira hasi.
kuko muri kandi ntabwo ari we wenyine, hari abamutuma. Ese ubundi ni bande batuma Shafi? Barimo no kumuha n'amafaranga yo kuba yahereza Bucuri kugira ngo babe babasha kugambanira kampani ya Cedric ndetse rero Bucuri kubera kubona amafaranga yavuze ati nta kibazo, ibyo bintu ndabitekerezaho, ati kandi nimba ari iyo miliyoni ngomba nayo kusanyikorera, ati nize ko ari miliyoni yuzuye. Ndabona ati humura, amafaranga arahari, ntugire ikibazo habe na kimwe kiri buze gutuma utatekereza neza, urumva, humure amafaranga arahari. Ese Bucuri ugiye gutangira kuzajya amena amabanga ya kampani, biraza kugenda bite? Ese baraza kumuvumbura bitaragera kure? Kuko Bucuri ku bijyanye n'amafaranga ewana ntabwo arimo gutekereza, ntabwo atekereza ngo arebe kure, cyane cyane yuko atazi n'ibyo Cedric na Shafi bapfa. Twaje kubona rero tubona uwitwa Alice ndetse n'umukunzi we Cedric bari bicaye, ako kanya Gihozo yaje arangije arababwira ati ndashaka kubasaba. Undi amubwira ati se urashaka kudusaba iki? Ndashaka kubasaba yuko mujya kunkora kuri biriya bintu bya Shalom. Abandi baravuga ati ese nyine si ubiyobeye yuko ko twabyemeye, ibyo bintu twarabyemeye, kandi n'ubu ngubu niho tugiye gukora ibyo bintu, kandi uhumure wumve utekanye umeze neza. Alice aramubwira ati ariko ubimenye neza ibyo wakigira byose, papa ntabwo arimo gushyigikira urukundo rwawe ndetse na Shalom, ntabwo arimo kurushyigikira, ubimenye ubishyire mu mutwe wawe. Ariko Gihozo ibyo ntabwo abyumva, ariko n'uwitwa Cedric yahise avuga ati ariko muzehe wanyu nabonye yumva atinze, ati nabyo azabyumva kandi nta kibazo, n'ubundi n'ibyacu se wabonye ko ariko byagenze. Kandi koko ariko hano kuvubwira Gihozo gutyo, mwibuka yuko baba bagifite amakenga yuko witwa Shalom yaba arimo gushaka nawe ashobora kuba yababaza Gihozo. Ariko twebwe uko tubizi cyangwa uko tubibona, uko Shalom yatwigaragarije, ubona yuko yahindutse. Rero nibyo barimo kugiramo inama uwitwa Gihozo, cyane cyane ko Gihozo noneho iby'amabwire ye uvuga Shalom nabi ntabwo akumva habe na gatoya kabisa. Yabwiye ati mwe munkorere ibyo, ibindi mubireke. Twaje kubona rero Papa Alice nawe ahamagara umukunzi we amubwira ati ubu ngubu meranye, abanjye n'abana banjye tumeranye neza, ibintu ni sawa. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, mbese kandi subscribe.